Yes, reka mbahereze ikaze kandi nongere mbashimire abantu mudukurikirana hano ku miyoboro y'isheni ya YouTube yitwa Yewe Yewe TV. Hanyuma ngiye turi kuvugana ni Ezekiel. Hanyuma nguhereje ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri zino mikrofone. Hanyuma ndagira ngo nkutangarize yuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere nejo bundi hari igitaramo kindi gishyashya kizabera muri Big Arena kizahuza Bruce Melody ndetse na The Ben. Kikaba cyarateguwe na The Ben ndetse kikaba kizahuriramo abanyamuziki bagiye batandukanye, ababashijwe gutangazwa ndetse n'abatarabasha gutangazwa. Hanyuma iki gitaramo ndagira ngo nkubwire yuko kizaba ku itariki ya mbere kikazabera muri Big Arena. Hanyuma uyu nguyu bita The Ben yarimo aratembera mu mujyi wa Kigali, arimo aragenda ablesinga iki gitaramo, agenda acyamamaza cyangwa se agikorera advancement ahantu hagiye hatandukanye. Yarari ku ma station nka Nyanza ya Kicukiro, hafi ya gare, yarari kuri station arimo aragenda areba abanyarwandakazi bafite ibinyabiziga, arimo aragenda abakubitiramo ka esase k'ubuntu, arimo aragenda anababwira ngo ni igikorwa cyiza cyo kugira ngo muzaze kunshyigikira hano muri Big Arena mu gitaramo nzaba mpafite. Hanyuma tukiri aho ngaho, abantu bagomeje kumuvugisha, abashinzwe gutanga ibiganiro, ababashije kumugeraho, abanyamakuru bagiye batandukanye, abarimo barareba uburyo ki arimo blessinga, bamubaza ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'ama interview aremereye, aho yari arimo arabasubiza babwira ati ngewe ubwanjye mfite igitaramo kizabera muri Big Arena, ndabatumiye namwe abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Hanyuma byakomeje kuvugwa ko uyu nguyu bita The Ben, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagomeje kugenda bavuga ngo uyu nguyu bita Bruce Melody ntabwo yarakwiye gutumirwa mu gitaramo ca The Ben, ngo kubera yuko abangaba bombi babahanganisha cyangwa se baba bari ku isoko ry'umurimo, barimo barabapingisha cyangwa se babagereranya, babapinganisha gutyo mu bintu bigiye bitandukanye. The Ben yasubije ko kubapinganisha cyangwa se kubagereranya nta kintu bivuze, cyane ko bose bari mu kazi. Basobanura yuko uyu nguyu we ari umuhanzi ku giti ciwe, uyu ni The Ben wabivugaga, ndetse na Bruce Melody ari umuhanzi ku giti ciwe. Bavuga ko bose bari muri gahunda yo gushaka amafaranga ndetse no gushaka hit y'imyaka igiye gutambuka. Hanyuma uyu nguyu bita The Ben yakomeje kuvuga yuko uyu nguyu bita Bruce Melody yari akwiye kumutumira, kuko kuba yaramutumiye nta kibazo kibirimo, nk'uko nawe Bruce Melody yategura igitaramo akaba yabasha kumutumira. Asobanura yuko uyu nguyu bita The Ben cyangwa se uyu nguyu bita Bruce Melody ari abavandimwe bose, kandi ari abantu bakomeye mu gihugu cyo mu Rwanda mu bintu bijyanye na showbiz cyangwa se mu bintu bijyanye na music mu Rwanda. Avuga ko aribo ba roromodo cyangwa se aribo bantu bafite intambwe iri hejuru gusumba abandi bahanzi bakizamuka. Hanyuma ahangaha haje kuboneka Akonsini nk'umuhanzi kandi akaba umunyamakuru wa radio bita Kiss FM hano mu Rwanda, ngira ngo murayizi. Yabashijwe ibibazo byerekeranye n'iki gitaramo. Uyu nguyu bita Akonsini bamubajije ngo The Ben yatangiye umuziki muri 2009, ari we muntu umufata cyangwa se umufasha, umusharinga, ari we mushahorudazi cyangwa se ari we mufatanyabikorwa, wowe yarebaga umufana kandi unamushyigikiye. Yerekeza muri Amerika, nyuma arongera agaruka mu biganza byawe, agaruka n'ubundi ari umukunzi wawe. Nicyo kintu wabasha kuvuga kuri The Ben. Yabasubije ko The Ben ari umuvandimwe wiwe wo mu maraso. Amusubiza ko kandi hit ya The Ben agomba kuyishyigikira umunsi ku munsi. Hanyuma babajije The Ben ikibazo kivuga giti ni ukubera iki Bruce Melody yashyize hanze indirimbo bita Munyakazi. Mwagiye muyibona ku mbuga zigiye zitandukanye. Umuntu utarareba iyo ndirimbo bita Munyakazi asimbuke kuri YouTube channel ya Bruce Melody, akande nawo subscribe, arebe n'iyo ngoma yiwe bita Munyakazi. Hanyuma The Ben bamubajije bati The Ben kuki uyu nguyu yasohoye indirimbo bita Munyakazi ariwe Bruce Melody, naho gatushyira hanze indi ndirimbo shyashya itaramara hanze amasaha 16 bita Uburabyo.
iyi ngiyi ni indirimbo nshyashya ya The Ben nawe yahise arekura avuga ko iyi ndirimbo azayiperforminga mu gitaramo, ndetse bamubaza ikintu iki gitaramo kizaba gihishiwemo abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abasubiza ko hazaba harimo abanyamuziki benshi, ndetse hazaba harimo ibintu by'ibitangaza byinshi, ndetse nta kintu yabashije gutangaza mu bintu bizabera muri iki gitaramo kizabera muri BK Arena, ahubwo yababwiye ko byanze bikunze umuntu wese uzahagera azabona igitaramo gitandukanye n'ibindi bitaramo yabashaga gukora. Hanyuma uyu nguyu bita The Ben mu marangamutima menshi ndetse n'agahinda n'ibyishimo, yari afite icyifuzo kiremereye kandi gihanitse kiri ku rwego rwo hejuru. Iki cyifuzo wakwibaza ngo ni iki? Ahangaha yari arimo aratumira umuperezida mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Hagisirensi Paul Kagame kugira ngo azaze abane nawe muri kino gitaramo muri BK Arena. Asobanura ko uyu muyobozi amwifuza mu gitaramo cyiwe, igihe yaba ari kumubona hariya ari kuri stage, ari kumubona mu batumirwa yatumiye, byamunezeza kandi bikamushimisha, ndetse avuga ko byanze bikunze aricyo kintu gishobora kumutera ibintu bimeze nk'ibyishimo cyangwa se n'amarira y'ibyishimo kuba yaba ari kureba umukuru w'igihugu muri BK Arena yaje mu gitaramo cya The Ben. Hanyuma tutarava aho ngaho muri ibyo bitaramo turimo turanzika tukomeza, uyu nguyu bita Niyo Patrick Nganzo bivuga yuko yari ejo bundi mu gitaramo kigiye gitandukanye kuri YouTube yiwe, yasaze yasizoye, yasohoye indirimbo nshyashya irimo ngo kwisegura ngo ku matorero, irimo Methodiste Libre, irimo ngo ADPR, irimo abakobwa yasebeje n'iki. Indirimbo za Niyo Patrick murazizi zuzuyemo kuri guteye ubwoba, musimbuke kuri channel ya Niyo Patrick Nganzo murebe indirimbo arimo kwikorera, mutagira ngo ni ibikabyo by'abanyamakuru. Hanyuma reka dukomeze twiblesingira uyu nguyu bita Israel Mbonyi. Biravugwa ko hari umukobwa uri kuri no mihanda arimo aragenda yikoreye ifoto ya Israel Mbonyi yakoresheje muri cadre, zira cadre abafotografe bakora, avuga ngo aramukunda, ngo arifuza ko ngo bakunda nango, kandi ngo nicyo cyifuzo cyiwe, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abanyamakuru bamwe na bamwe bakojeje ikaramu ku rupapuro barandika, baravuga bati uyu muntu mu mucunga neza, inzego z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mugereho murebe uyu muntu nimba nta kibazo yaba afite cyo mu mutwe cyo kubakoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kuko uyu muntu ari gushaka gushyira hasi Israel Mbonyi. Abandi bakavuga bati Mbonyi ni umukozi w'Imana, uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore afite imbaraga za Satani, kuko ntago byumvikana uburyo Mbonyi yaba yarujuje BK Arena, nyuma yo kuzuza BK Arena akaba ari gukurikirwa na bano bantu b'abagore bafite ngo amafoto yiwe bagenda bashaka kumushyira hasi. Hanyuma tutarava aho ngaho turagira ngo tugaruke tubabwira ko Israel Mbonyi hari ikindi gitaramo gishyashya mbahishiye nshaka kuzabatangariza muri no misi kizakorerwa mu ntara. Hanyuma nimba utarakora subscribe, nge twabanaga nitwa Ezekiel Nirenganya, ugere kuri YouTube channel yitwa Yewe TV, ukore subscribe, ngiye gutangira njye mbahereza ibiganiro bya danje biremereye. Hanyuma nutanakora subscribe nta kibazo, ukandi like, share ndetse na comment. Ciao ciao, ndabakunda.